Ikindi kandi jenoside yakorewe abatutsi ntisanzwe kubera ko yabaye icyaha cya nyuma cyarangije ikinyejana cya 20. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko ariyo jenoside ya mbere yemejwe na Loni yakozwe muri Afurika kuva itegeko rihana jenoside ryashyirwaho ku itariki ya 9 Ukuboza 1948. Urumva rero Afurika yihaye icyo cyasha cyo kuba ariyo ibanza kugira jenoside ku butaka bwayo. Icyo cyaha kikaba kitase bagirana mu mateka. Ku byerekeranye n'imibereho myiza ya bategarugori, u Rwanda na Afurika nanone byarongeye byitera icyasha kuko umudamu wa mbere wahanwe n'urukiko mpuzamahanga kubera gukora icyaha cya jenoside kuva ayo masezerano mpuzamahanga yashyirwaho muri 1948. Uwo mudamu akaba yari umunyarwandakazi Pauline Nyiramasuhuko, kandi akaba rwose yari na minisitiri ushinzwe iterambere ry'abategarugori, akarebirengaho akaba ari we ukora amahano ngana gutyo. Icyo ni icyaha gikomeye. Hari ikindi cyaha gikomeye tudashobora guceceka, ni ukuvuga uburyo abanyafurika bigize ba ntibindeba kandi bafite inshingano yo kurwanya jenoside. Banyakubahwa, hashize imyaka 32 ariko nta gihugu na kimwe cya Afurika cyari cyacira urubanza uwakoze jenoside n'umwe. Nubwo inyandiko zisaba gufata no guhana abo bantu Leta y'u Rwanda yohereje mu bihugu byose ari nyinshi cyane, hari ibindi bibazo bibiri bidusaba gutekerezaho kuko bitureba. Icya mbere ni uburyo ihakana rya jenoside rikomeje kubyutsa umutwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi ni ugukomeza gusakazwa kw'ingengabitekerezo ya jenoside na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva ejo kugeza n'uyu munsi, Patrice Muyaya n'abandi bose bakorana nawe bakomeje guhakana uruhare rwabo kandi bagakomeza gutanga ibisobanuro by'impamvu bagomba gufatanya no gutera inkunga FDLR. Abo ba FDLR ukuntu bafashwa ni ibintu urebye by'amarorerwa mu isi ya none, kuko mu bihugu by'uburengerazuba nta gihugu na kimwe gishobora gukora amarorerwa nk'ayo gukorana n'abanazi maze ngo amahanga areke kugikubita ahababaza. Ariko dore Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mugaragaro irakomeza gusesekaza politike ya jenoside, bagakomeza gufasha bari abanazi bo mu mutima wa Afurika aribo FDLR, barangiza bakabashyira no mu ngabo zabo. Dutekereza rero ko icyo kintu kiriho kigomba kwamaganwa, kandi umuryango mpuzamahanga ukaba ntacyo uriho ubikoraho, nubwo ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo rero kimeze nk'ibyabaye muri 1994 mu Rwanda, ubwo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe mu gihe cy'imyaka 4 kuva muri 1990 kugera 1994. Nta rwego na rumwe rwa Afurika rugize icyo rubikoraho. Ikibazo gihari si uko nta mategeko ahari. Kuva 1945 ikitwa Charte y'umuryango w'abibumbye cyashyizweho kigomba kurwanya jenoside. Muri 1948 Loni yemeje ririya tegeko ari amasezerano mpuzamahanga agomba gukumira no kuhana jenoside.
ariko iryo kumira riracyari ikibazo. Nk'uko nabivuze, iyi nama ni igihe cyiza cyo kuvuga ko tubireba, tubyumva, tubizi, duhakana ko twamagana, tuvuga ngo abantu nibareke kwigira abantu bindeba, bareke gufatanya n'abo bantu babi. Nyakubahwa muza gutanga ijambo, murakoze cyane gutanga umwanya wanyu kuza kugira uruhare muri iyi nama. Ndabashimiye namwe mwese kuba mwaje, ndabashimiye kuba muri butega amatwi n'uruhare muri bugire, kandi nkaba mbifurije inama nziza iza kuvamo ibintu byiza bikomeye. Murakoze. Thank you, Minister Bizimana. Urakoze Ministre Bizimana. Reka mbibutse ko hari ubusemuzi rwose. Murongo wa mbere ni Icyongereza, wa kabiri ni Igifaransa, wa gatatu ni Ikinyarwanda. La chaîne 1 pour l'anglais, la chaîne 2 pour le français et la chaîne 3 pour le Kinyarwanda. I now invite... Reka rero nsabe Shadow Kabeyani, umujyanama w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku byerekeye gukumira jenoside, aza tugezeho ijambo rye. Her Excellency the First. Nyakubahwa umufasha wa Perezida w'u Rwanda, Nyakubahwa Ministre Bizimana, Nyakubahwa batumirwa. Nshimishijwe no kuba ndi hano i Kigali, ndetse nkaba ngize n'umwanya wo kubavugisha bwa mbere kuva nahabwa uyu mwanya nkaba umujyanama udasanzwe w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ku bijyanye no gukumira jenoside. Ndashaka kubanza gushimira leta y'u Rwanda n'abanyarwanda kuba mwarantumiye kugira ngo nze muri kwibuka 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Jenoside ni icyaha ndengakamere kibasiye inyokomuntu, kiba kigambiriye kurimbura abantu bishingiye ku cyo bari cyo. Ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi muri 1994, nari umuntu uri mu by'ubushakashatsi muri Oxford, ndetse nkaba nari mu nama ya Oxfam, nkaba nari